yaragiye akuraho fone ndamubura yagiye muri Kenya akuraho fone nimero yiwe ndayibura hinduranye nimero ubwo naragiye ndatwita mu rugo narahavuye nyine mu rugo mama yaranyirukanye nkajya njya gukumesera abantu nkarara hanze nyine inzara yanyishe pe no kubona nkazazanirwa njya gusaba umbatogwe Kenya nyine ku mucuruzi akagira ngo nuko nwite mutwitiye kandi ari uko nyine inzara yabaga inyishe no mu rugo baranyirukanye arambwira ati ngashaka ko Inda tuyikuramo ndamubwira ati koko ibintu uri kuvuga wabitekerejeho ni ibyanyabyo cyangwa ari byo arambwira ati nshaka ko tuyikuramo ndi seri y'amafaranga ndayaguhereza ndamubwira ati rero njye ntabwo nshaka gukuramo ino nda umwana nzamubyara wenda icyo nagusaba basi uzamubera umubyeyi halo nizere ko mumeze neza abakunzi banjye amazina agiye nimuza nkuko bisanzwe mu by'ukuri ndasuza abanyarwanda n'abanyarwandakazi ndetse n'abadukurikiye bari mu bice by'isi bitandukanye Imana igomeze kubandebera icyoroshye so komeze nyine bitandukanye n'indi minsi yose mwajyaga mumbona ubu ngubu ndi mu bihe bitanyoroheye agenda karanyishe sinzi noneho ngiye no kwiyahura no gukora pe mumfashe mumbe hafi so rero ikibazo mfite nyamukuru kiragira kiti mfite imyaka 20 mu myaka 10 mfite imyaka 17 ari umuhungu nateretanaga nawe twaje gukundana bigeraho antera inda amaze kuntera inda umuhungu narabimubwiye nyine arambwira ati okay nta kibazo nyine uzamubyare arangije nyine yabimbwiye turi kumwe arangije narageze mu rugo nangira kujya muhamagara ngasanga arahuze namuhamagara ngasanga ari kuyivugiraho nyine ndavuga ati se ibi ni ibiki hashize Inda imaze kugira amezi 2 mbona yapotinze undi mukobwa noneho nyine yari yamupotinze yanamutereye ifi ndamubwira ati nyine ndamuhamagara ndamubwira ati se ibintu ndi kubona wakoze ni ibiki arangije arambwira ati uyu mukobwa nyine ngo turakundana yarambwiye ngo ninamuterera ivi ngo mu propose aziyahura ndamubwira ati se koko ndamubwira ati nyine ntago nari ndi kubyumva ndababara ariko nyine ngira ngo ndabyihanganira nyine ndavuga ati nukumbabaza agira ngo ahari ndanyikuremo nyuma y'amezi 3 nyine yarambwiye ngo dusohokane ari kumwe n'abahungu b'inshuti ziwe turasohokana tujya ahantu tunywa icyayi arambwira ati ngashaka ko Inda tuyikuramo ndamubwira ati koko ibintu uri kuvuga wabitekerejeho ni ibyanyabyo cyangwa ari byo arambwira ati nshaka ko tuyikuramo ndi seri y'amafaranga ndayaguhereza ndamubwira ati rero njye ntabwo nshaka gukuramo ino nda umwana nzamubyara wenda icyo nagusaba basi uzamubera umubyeyi arabyanga ararakara nyine we nabo banshuti be batangira kumbwira ngo ayikuremo kubera ko n'ubundi ngo hari undi mukobwa yateye inda ndabyumva ibyo ndabyihorera ndataha ndamubwira ati nzabitekerezaho ngeze mu rugo nimugoroba arampamagara arambwira ati ibyo nakubwiye ndiseriye kandi nudafata umwanzuro umwana uzamwirerana wenyine arangije nyuma nyine ndakupa ndaryama penari mbabaye mfite agahinda umutima washenjaguritse mu rugo ntabwo bari bwabimenye kwiga nahise mbihagarika nahise ndeka kwiga nyine mana nyine no kuri pe byancanze sinzi nawe nahera mbivuga nyuma hashize amezi 3 nyine yaragiye akuraho fone ndamubura yagiye muri Kenya akuraho fone nimero yiwe ndayibura hinduranye nimero
ubwo naragiye ndatwita mu rugo, narahavuye nyine mu rugo mama yaranyirukanye nkajya njya gukumesera abantu nkarara hanze, nyine inzara yanyishe pe, no kubona nkazaza nirwa njya gusaba umbatogwe Kenya nyine ku mucuruzi akagira ngo nuko nwite nkutwitiye, kandi ari uko nyine inzara yabaga inyishe no mu rugo baranyirukanye. ubwo ngubwo naragiye nyine nkajya mbona ibiraka nkabikora, nkamesa, nkajya kuvomera abantu, mbona imyenda, nyine igihe cyo kutwita nyine igihe cyo kubyara ndigeze mu mezi 5 nafite aho kuba pe, nta byo kurya, inzara yaranyishe nyine, hamwe nagiye no kwa muganga kubera inzara n'imirire mibi, najya kwipimisha bakambwira ati inda yawe ngo yavuyemo. tuvuye ati se gute yavuyemo kandi narigeze mbibona, nyine bitewe n'imibereho n'amastress nari mfite nyine najya kwipimisha bagasanga nyine umwana ntago ari gutera nyine, ndavuga ati nyine ngira ndica ndabyihorera. igihe kimwe nsinzi nyine nabwo nari ndi mu rugo numva nazi ukuntu umeze, njya kwa muganga barambwira ati ndavuga ati nese ko naje ahangaha mukambwira ngo inda yavuyemo, kandi rimwe na rimwe ngiye hari igihe gera wumva nyine umwana ari konka ari gukina. byagenze gute? Avuga nyine ntabwo nzi ikibazo nari naragize ngo ni iki, ubwo nyine pe nyine ndabivuga nihuta, kuko iyo mbigeze nubwo mba nshaka kubitekereza mba numva narira, uretse ko nyine nararize amarira yarakamye yanshizemo pe. ubwo igihe cyo kubyara cyarageze, nta muntu nari mfite mu rugo, nari naravuye narabataye, ndagenda nyine kwa muganga ngenda nabase mfite imyenda, nta bikoresho byari bihagije nari mfite, ubwo ndabyara. hari umupapa nyine yarancumbikiye, ntabwo ndi bumuvuge mu izina, gusa nanamushimira, yambereye umubyeyi mwiza, yaramfashije, nyine Imana imuhe umugisha. ubwo ngubwo umwana naramubyaye, byari umwana w'umuhungu. ndaza nyine nyir'inzu arandeka mba mu nzu yiwe, ndamwishyura akajyamo ifu y'igikoma, akampa amafaranga ibihumbi 10 ngo ngende ngure nyine isume yo guhekamo umwana n'akantu ko kumutwikira n'umutaka, ntabwo nari mbifite. maze kubima nyine n'utundi tuntu nari nkeneye pe, aramfasha. ubwo umwana amaze kugira amezi 3 narahamagaye mama musaba imbabazi, mubwira ko nyine nakoze amakosa, nyine mubwira ko nanabyaye. arangije arambwira ati ngwino uri mu rugo ngufashe umwana, uzaza nyine ugenda ushaka amafaranga unyine umurere. naratashye, umwana mama aramfasha nyine, musaba imbabazi, atangira kunyakira mu rugo turabana. umwana amaze kugira imyaka 3, none rero undi nagiye kumva numva nyine nimero irampamagaye, nazi arambaza ngo bite, ngo ni byiza nyine. Gusa nyine sinzi ni abashuti biwe nari mfite, nyine abashuti be bari bafite nimero zanjye. ubwo ngubwo nyine umwana naramupostinze, sinzi aho yakuye ifoto, mbona nawe yamusize kuri stati, nyine ndamwihora nta kintu namubwiye, gusa nyine yari yayire screenshot pe. arangije arampamagara arambwira ngo bite, ndamubwira ni byiza, mbwa ati rende ko ntakumenye, naramwibwira ndavuga ati ngo ko nabonye twarabyaye umwana mwiza. ndamubwira ati wowe nande, wongeye ko nta mwana yawe mufitiye, umwana mwiza uri kuvugana wande wowe nyine ngo mwabyaye. arangije arambwira ati musabye imbabazi ku bintu byose nagukoreye. ndamubwira ati nta mbabazi nshaka, narakubabariye, genda ube ubuzima bwawe nanjye mbe ubuzima bwanjye nshatse. arambwira ati ariko uwo mwana ni uwanjye. mbwa ati umwana wawe nawe uhari, yarapfuye, inda nayikuyemo, iyi ni undi mugabo nyine, ni umuhungu mfite, ejo bundi mfite ubukwe, ni umwana wiwe pe, ntabwo ari uwawe.
abarambwira ati ndabizi neza umwana turasanga umbabarira kubw'amakosa nagukoreye ntago nzongera nyine pe arampfukamira aranyinginga kandi umwana wanjye ndamukunda cyane nifuza ko yakura ari kumwe na se akabaho ubuzima bwiza nyine ntago nshaka ko umwana wanjye azakurwarirwa n'undi mugabo utari se gusa ndi kwibaza ati ese ni umwana gusa amugenza cyangwa ni ikindi kintu kimugenza ashaka kuntera indi nda ya kabiri akongera akagenda ari kumbeshya ni ukuri pe guys byancanze mumbabarire mungire inama nabuze icyo gukora nabuze naho mera ndi guta umutwe handi ndi kumva ngiye no gusaba mubabarire ko ngiye dusubirana mfashe kurera umwana ko mbona no kumurera ubuzima bugoye mureke muhakanire mureke guys nyine nicyo kibazo nari mfite niyo story nari mfite gusa ngira ngo mungire inama gusa meze neza nta kibazo mfite kandi Imana igomeze kubareba icyoroshye ndabakunda bye bye